Ndabasuhuje mwese aho muherereye mu mpande enye z'iki gihugu ndetse no hanze yacyo. Nk'uko twabonye inkuru, igice cya mbere, inkuru y'umubyeyi wabayeho ubuzima bugoye, akabaho ari umubyeyi wari urwaye ameze nabi, afite utwana dutatu kandi utwo twana tukaba twari dutoya, ariko utwo twana tukabasha kwita kuri uwo mubyeyi akabasha gukira. Uyu mubyeyi yatawe n'umugabo we, umugabo we amutana abana batatu, ariko abo bana bakora ibishoboka byose umubyeyi abasha gukira. Ariko nubwo yitaweho agahabwa imiti, iyo miti yaje kumufasha bituma abasha kuba yareba, kuko yari ameze nabi, ameze nk'umuntu ugiye gupfa, ariko abana bamwitaho, abasha kongera kugarura ubuzima. Rero muri iki gice cya kabiri, igice cya kabiri kikaba kiri kugaruka noneho uburyo abana bamwitayeho mu gihe yari amaze kubona imiti ari koroherwa, abana bakamuha ibimufasha, kuko umubyeyi yari arembye cyane, ariko nubwo yakize ntago yahise afata imbaraga zo kuba yakora imirimo igiye itandukanye yo mu rugo, ahubwo abana bakomeje gukora imirimo igiye itandukanye yo mu rugo, banamutekera, bamufasha kuri buri kimwe cyose kugira ngo abashe gufata agatege, abashe kugira imbaraga kugira ngo abashe gukomeza. Niyo mpamvu rero muri iki gice cya kabiri dutangirira ku bana ubwo bari bamaze kubyuka, baraza bacana mu ziko, bafatisha inkwi. Bamaze gucana rero, barangije baterekaho isafuriya. Bamaze guterekaho isafuriya, baracanye. Bamaze gucanira, iyo safuriya bari bateretseho yari irimo amazi, ariko imyotsi ikaba yari bamereye nabi cyane. Babona imyotsi iri kubica, ariko bakomeza gucana. Aba bana rero nk'uko twabibonye mu nkuru ya mbere, bari babayeho ubuzima busa naho bugoye, mama wabo arwaye, ariko ubu ngubu yari amaze gukira ariko atarafata imbaraga. Abana rero bashyushya amazi, kuko ntago bihumuraga amazi akonje, ahubwo bashyushya amazi, maze baraterura ayo mazi yari ari kuziko yamaze gushyuha, bafata ibase bashyiramo igitambaro. Barangije gushyiramo igitambaro, baragikamura kubera ko amazi yari akazuyaze. Barangije boga mu maso. Uwa mbere ariko kana gasa naho gakuze, ariko nawe ni mutoya, niko gakuru muri utwo twana dutatu. Arabanza arihumura, amaze kwihumura, arangije kwihumura afata cya gitambaro agisubiza mu mazi, ya mazi yakazuyaze, maze amaze kugishyiramo arongera aravuguta. Amaze kuvuguta arakamura, abwira akana gatoya kamukurikira ati, reka nawe mwoze mu maso, reka mwoze mu maso ubundi tujye mu kazi. Tega mwoze mu maso ubundi tujye gukora akazi, dore mama ntago ameze neza, ntago arafata imbaraga, ariko uko biri kose yakize. Nubwo tubona bisa naho atarafata imbaraga, ariko turabona ko biri kugenda neza. Reka aya mazi nyajyane, ubundi uze tugende tujye gukora indi mirimo, turebe ko mama yagira ubuzima bwiza. Abana bahise basohoka, bafata udutebo. Utwo dutebo rero bari boroye inkoko nyinshi cyane. Izo nkoko rero zikaba zararyaga ibiryo nyine by'inkoko, bakaziha n'ibigori, ubundi noneho bakaziha n'amazi yo kunywa. Izi nkoko rero zikaba zarateraga amagi menshi, kubera ko zitabwagaho ku buryo bukomeye. Nubwo umubyeyi yari arwaye, abana bakomezaga kwita ku matungo ntiyicwe n'inzara. Usanga uyu munsi wa none abana benshi ushobora kubasiga mu rugo, rimwe na rimwe wagenda uri nk'umubyeyi ugasanga ntibitaye ku matungo, yaba ari inzu ifite umwanda wabasigiye akazi, ukababwira ati mukorope, mukore amasuku, ugasanga abana ntibabyitayeho, kandi ari n'abana bakuru. Ugasanga bahugiranye cyane mu matelefone, bari kureba amafilime ku mateleviziyo, bari kureba ibintu bitandukanye. Umubyeyi akaza kugaruka, abana batagize ikintu bakora kubera kutita ku nshingano umubyeyi aba yabasigiye. Ariko aba bana bakomeje kubaho ubuzima bugoye, bakazajya bakora buri kimwe cyose umubyeyi wabo yagakoze. Bafashe ibigori batangira kubinagira inkoko kugira ngo nazo
nazo ze kwicwa n'inzara, zikomeze kubaho ariko zifite ubuzima bwiza. Kubera rero izo nkoko zitabwagaho neza kandi bakazitaho cyane, zakundaga gutera, zigatera amagi menshi ku buryo wasangaga ahantu hose inkoko zabaga ziri, haba mu gisambu aho zajyaga gutora hose habaga handagaye amagi, haba mu bihuru aho zabaga ziri hose zarateraga amagi, ugasanga ari ahantu hose, bagatoragura amagi ahantu hose yabaga ari. Aba bana bitaga ku kazi kandi bakagakora neza batinuba kandi bafashanya, nta makimbirane ari hagati yabo. Aramubwira ati ngwino tujye gutoragura amagi, aho ari hose tuyatoragure dushyiremo aho ngaho, ubundi turebe uburyo twayajyana ku isoko tukabona icyo mama ari bufate, tukamuzanira icyo ari burye kuko ameze nabi, ariko ari kugenda yoroherwa azana agatege. Umwana acugusa igi kugira ngo yumve ko ari rizima, arangije arikira mu gatebo ashyiramo neza. Mwabonye ko babanjemo ibintu hasi kugira ngo amagi atameneka, kugira ngo amagi aba afite sekirite ihagije, kugira ngo ayo magi aba ameze neza. Barangije bagenda bayatoragura nk'uko twabibonye, amagi yabaga yandagaye ahantu hose mu bihuru. Abana rero bakomeza kugenda bayatoragura aho yabaga yanyanyagiye, aho inkoko nyine zabaga zayateye. Abana bakomeza kugenda bayatoragura ahantu hose hari amagi. Abana rero nubwo bari babayeho mu buzima busa naho bugoye, bitewe nuko umubyeyi wabo yabaga atarafata imbaraga kugira ngo akore imirimo yakagombye gukora nk'umubyeyi, abana bakomeje kuyikora. Kandi icyo kigaragara nuko aba bana kubera gukora na mama wabo yari umubyeyi uzi gukora, bakorora amatungo ku buryo nta kintu cyabashaga gutuma bagira inzara, kuko bitaga ku matungo yabo kandi bagakora imirimo igiye itandukanye yabafasha gutuma bagira ubuzima bwiza. Nubwo bari batuye mu cyaro, bageragezaga kubaho ubuzima bishimiye, bakabaho bakundana, abana bakunda umubyeyi wabo n'umubyeyi ndetse abakunda. Aba bana rero bakomeje gutoragura amagi, yaba ari mu byari, ayari mu byari bakayakuramo. Amagi yabaga ari aho inkoko zirarana nayo bakayatora, kuko ubu bari barimo bayatoragura bagiye kuyajyana ku isoko kugira ngo barebe ikintu cyafasha umubyeyi wabo akagira imbaraga. Amagi yari ari mu byari nayo bagenda bayakuramo kugira ngo bajyane amagi menshi ahagije ku isoko. Abana rero bakomeje kubaho ariko bakora uko bashoboye kose kugira ngo bite ku mubyeyi wabo. Umwana aramubwira ati mereza ngufashe utayamena, ati mfasha kandi utereke neza atangirika, ubundi tuyashyire mu gatebo. Umwana aramanuka. Murabona ko bari barubatse uburyo inkoko zizajya zibaho nazo zimeze neza. Abana rero bahise bafata urugendo berekeza ku gasoko, agasoko bacururizagaho. Abana bakora urugendo, baragenda, ati reka tugende tudandike, yenda bari butugurire, ubundi dutahe turebe icyo dutekera mama, kuko mama ntago arafata imbaraga, ntago aragira imbaraga. Aka gasoko kasaga nkaho gashyushye, hacururizwaga ibicuruzwa bitandukanye. Murabona utwana twari tugeze ku isoko, turangije turicara, akuramo ka gatebo agakuramo, agatereka ku ruhande. Arangije aricara, akuramo ya magi, barayashyira ahagaragara kugira ngo abaguzi nibaza kugura babashe kuyabona. Aba bana kubabona bari ku isoko, nawe ugiye guhaha ukabona utwana tungana gutya turi gucuruza, ntago wabura kutugurira. Akenshi ushobora kwibaza ati saba bana bari bazi kubara, bari bazi kumenya kugarura amafaranga, kubera ko umubyeyi wabo yari yarabatoje, ndetse n'umubyeyi wabo yakundaga kuza agacururiza ahangaha. Bari barize buri kimwe cyose bari bakizi, n'umunzani bari bawuzi, ariko ahangaha ho bari barimo bacuruza amagi. Kandi nawe uri kugura ntago wabasha guha abana amafaranga atuzuye
ureba utu twana uko tungana. Barabishimiraga cyane, bakabafotora, bakabafata udufoto bari kureba ati uretse ngufotore ngufata agafoto, ngo bayi kandi bayikora ahangaha ngende, bayi mwakoze cyane mukomeze gucuruza neza. Umubyeyi rero nawe wari umaze kubafotora arangije nawe arabagurira, bazaga kugurira aba bana bishimye cyane meze neza. Ati naringiye nakwishyuye tari kureka nkwishyure amafaranga kuko ndayafite hano muri pusheti ya telefone, reka nyarebe ubundi mwishyure. Umwana arangije amagi amwe namwe bari bayaguze afata andi ayashyira ahandi, ati kora ahangaha nawe mwakoze cyane kandi mugire umunsi mwiza. Abana bakomeza gucuruza amagi, maze barangije bafata ayari ari muri ka gatebo bongera kuyakuramo bayashyira andi, kuko aya mbere bari bashyizeho abantu bari bamaze kuyagura yashize, barangije bahita bashyiraho ayandi. Abantu bakomeje kuza babagurira cyane, abana barimo baracuruza neza cyane. Ati mpereza ako gashashi ubundi kirema amagi, ati nawe nshyiriramo, reka tugushyiriremo tugire vuba kandi mushyiremo neza amagi atameneka. Bakomeza gushyiramo, ati ni byiza cyane rwose muzi gucuruza neza. Ati ndatwara aya ngaya, reka mfunga aya ngaya niyo ndi butware. Abana bakomeje gucuruza. Umubyeyi yarangije ati umva mucuruza neza cyane kandi ndabishimiye, ati mureke mbishyure. Umubyeyi ahita akuramo amafaranga, arangije arayabara. Abana bategereje kuyafata, arangije ayahereza akana gatoya kakira ayo mafaranga. Umwana ahita akurayo ayo yari yacuruje, nawe atangira kuyareba, wa wundi mukuru areba ko yuzuye, areba ayo yacuruje. Nuko uwo mubyeyi ahita afata akamoto ke arigendera. Abana sigara ati dore njyayo nacuruje, ati wayabonye ko nanjye hari ayo nacuruje, ati bayi, ati ngaho bayi. Umubyeyi yatsa moto ye ubundi arigendera. Abana bakomeza kwicaraho bari kubara amafaranga, ati wayamaye nkayakubikira, yamenya kubikire utaza kuyata. Umwana ati hoya reka mbe nguhaye ayo ngayo, hoya tiguma nayo, ahubwo nayo nayanjye nari nguhaye, nanjye reka nyabari. Abana barangije bakuramo andi magi ayari asigaye muri ka gatebo kabo, barangije bayashyiraho, avuga ati reka nayo tuyashyireho kugira ngo abaguzi baze bayabone ubundi nayo tuyacuruze. Abana bakomeza kwicara bategereje umuntu ubagurira. Bari kumwe n'abandi benshi badanditse imbuto zigiye zitandukanye, nabo bari gucuruza amagi, bakomeza gutegereza abakiriya. Hahise haza umusore nawe aparika akamoto ke. Utu tumoto dusa naho dukoreshwa cyane muri iki gihugu. Aparika akamoto, ati aya magi ndabona ari meza, ati yose nimuyame nyatware yose muyankirire mwaho ngaho. Ati mvashyiramo neza utayamena. Yose bayamushyiriyemo, maze uwo musore bamaze kuyamushyiriramo arazinga, arangije bahereza amafaranga. Aba bana rero bacuruzaga neza. Ati reka ndebe amafaranga ubundi mbishyure njyane ano magi njye kuyakoresha. Ahita ahereza ka kana gatoya amafaranga, ubundi uwo musore ahita afata ayo magi, arangije yurira akamoto ke ubundi aragenda. Abana basigaye bari kubara amafaranga bakuye muri ya magi, bamaze kuyabara ati bayi twacuruza amafaranga menshi, wow. Ati mpereza nayo ngayo nyabike ubundi dutahe. Umwana mukuru akomeza kuyabara. Uyu mwana yari acangamutse, ushobora kureba ukavuga ati uyu mwana ari kubasha kuyabara, ariko yarazi kubara ano mafaranga. Reka dutahe ndabona twayabonye, ubundi dusange mama turebe ko mama ameze neza. Arangije afata ka gatebo ke
arangije aragenda bashyiramo amashashi bari bitwaje kugira ngo bacuruze, arangije aragenda. Amafaranga ariko akomeza kuba yafite mu ntoki kuko yari agiye kureba ibindi ari buhahe amanukana mu rugo. Bahise rero basiga abandi bari gucuruza aho ku gasoko, bakazajya babitegereza babareba, turiya twana tungana kuriya turi gucuruza ukuntu tungana, ariko abana kubera ko bari baramenyereye ubuzima bugoranye, ubuzima bugoye, bahise bitahira bava kuri ako gasantere bari barimo gucururizaho, ubundi barataha kugira ngo barebe mama wabo uko ameze. Bahise rero bakomeza inzira y'ibyaro, inzira y'icyaro yerekeza iwabo. Rero iwabo bari bafite imbuto zigiye zitandukanye, iki ni igifenensi. Mama wabo rero yari aryamye ku buriri ari gukorora atarafata akabaraga, ariko ya miti umwana yari yamuhaye yari yagize akamaro. Abana rero bavuye ku isoko barangije binjira mu nzu. Bamaze kwinjira mu nzu basanze umubyeyi akiryamye, ati mama, tuvuye ku isoko, tuvuye gucuruza, umeze ute? Wiriwe ute? Urumva umeze ute mu mubiri? Abana bakurayo ibyo bari bamaze gucuruza, ariko mama, turagukunda, umeze ute? Urumva umeze neza? Akana gakuru karangije gahita gakora ku mutwe w'umubyeyi kugira ngo kumve ko yaba agifite umuriro, gahita gakurayo ya mafaranga. Kamaze gukurayo amafaranga kereka umubyeyi, ati mama, ati ngaya amafaranga twacuruje. Ayahereza mama we, amaze kuyaha mama arayabara, ati bana banjye ndabakunda cyane, ni ukuri ndabakunda, mubasha kunyitaho nubwo ndwaye, ariko mubasha kunyitaho. Akana gatoya gahita kamusoma, ati mama, nahashye n'umuceri turi buteke kuko ntabwo umeze neza, ariko ndagutekera ubashe kurya. Abana bahise bafata inzira, utwo twana uko ari tubiri uko dukurikirana, dufata inzira twerekeza mu gikoni. Tumaze kugera mu gikoni twasize mama wabo ku buriri kuko yabaga atarafata imbaraga. Mama wabo atangira kubara amafaranga, ahita yazinga yashyira munsi y'umusego yari yegamiye, maze arangije abwira akana ati buryamye ahangaha bagiye guteka. Umwana yahise afata wa muceri ashyira mu mazi, amaze gushyira mu mazi atereka ku ziko, ati reka dushyigikiranye tugire vuba kugira ngo bishye vuba, ubundi duhite dushyira mama arya. Abana bakomeza gucana bahuha mu ziko. Ibi akenshi usanga abana bo muri iki gihe batabimenyereye, bitewe n'uko ubuzima bw'abana benshi bo muri iki gihe usanga benshi birirwa ku mashosho media, bibereye ku matelefone, ntabwo bajya begera ababyeyi babo mu gikoni. Nyamara menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo, kubera ko uyu mubyeyi yari yaratoje abana, byatumye aba bana babasha kumwitaho no mu gihe arwaye. Akana kahise kabwira undi, tisigara ucanye ubundi njye kureba betarave dukore akaji, kuko ntago mama yarya umuceri wonyine, ahubwo reka njye kureba betarave dukore n'akaji. Umwana yahise abona byenda kuburira mu ziko, aravuga ati kamfata akarushe kiremo ngaragure ubundi bihite bicwekera. Yaragaraguye, amaze kugaragura bya bindi byabiriraga hejuru bihita birekeraho. Undi ajya mu murima ararandura. Murabona ko aba bana bari bamenyereye gukora kandi bakora ibintu neza. Aranduye yaragwanye nacyo, cyari gikomeye cyane. Umwana yakomeje guhinga, ubona ko hakomeye, arangije arakurura, ariko reka mbanze ngihingire neza. Arangije arakurura akurayo, amaze gukurayo aratotora. Utu ni utubuto bakoramo amaji, ji ikaza itukura isa umutuku. Nk'inaha ushobora gufata beterave ukaba wakora ji ya beterave. Aba nabo bafata arandura, amaze kuzirandura azikuraho imizi, nyine arazitunganya. Uyu mwana azigira neza. Aba bana bari bamaze kumenyera ubuzima, kandi ubuzima
babucamo neza, arangije azironga neza mu mazi asa neza. Amaze kuzironga yahise azifata ariko abanza kuzironga neza cyane ziracya, azishyira muri ya safuriya irimo amazi, maze umuceri wari wahiye ariko ahita atonyangirizamo amagi. Aba bana nabo bari bazi guteka nk'uko urebye ko umubyeyi wabo yari arwaye, kuko babashije kumwitaho. Uyu mubyeyi abasha kwitabwaho n'aba bana be nubwo bari batoya, bamwitaho bagira ubuzima bwiza. Umubyeyi arakira, ahita afata ya magi ayavanga na wa muceri, ubundi arakomeza aracanira. Amaze gucanira ya mazi yarakamye, amaze gukama bahita bashaka isahane, aravuga ati reka twarure, ndabona byahiye, dutegurire mama ubundi arya. Kubona abana bameze gutya bari gutegura amafunguro, bategurira umubyeyi wabo, umubyeyi wari urwaye afite intege nkeya ariko ari kugenda azana akabaraga bitewe n'uko aba bana bari barimo bamwitaho. Umwana yafashe ibintu byo guteruza kuko iyi safuriya yari ishyushye, ateruza amaboko abiri, araza asukamo kari akaji bakoze kugira ngo uyu mubyeyi abashe kongera kugarura n'amaraso, kuko yari yatakaje amaraso menshi kuko yararwaye. Bahise bamusanga mu nzu aho yararyamye ku gitanda, baramubwira ati mama byahiye, byuka uze tujye kurya. Ati eguka nubwo ufite intege nkeya, wihangane mama, nukuri turagukunda, ihangane uze urarushaho kumera neza, ngwino nguterure bebe, ngwino nguterure nkujyane. Arangije aramuterura, bamaze kumuterura berekeza mu gikoni cyabo. Nubwo bari bakennye ariko babashaga gutegura ibintu byabo. Ati mama icara ahangaha. Umwana yahise aterera mama agatebe, undi ashyira umwana hasi. Amaze gushyira umwana hasi, bahise bamuzanira icyo kurya ndetse na ka kaji kongera amaraso, maze ka kana gahita gafata yarushe, karavuga ati ibiryo byahoze, reka mbanze numva uko bimeze. Arangije arabifata ahuhaho, amaze guhuhaho atamika mama we. Aba bana bakundaga umubyeyi wabo ku buryo bukomeye cyane, kandi na mama wabo yarabakundaga. Maze avuga ati mama humura, urarushaho kumera neza, tamira n'aka ngaka, ati komeza umuhe, ariko bureka ngufashe. Arangije arahuhaho. Mama wabo yabaga atarafata imbaraga ariko ari kugenda agarura agatege. Abana baramutamika, ati ni ukuri mwakoze cyane, mwakoze cyane. Abana bakomeza guhuhaho, ati birashyushye ariko tamira. Abana baramutamika. Aba bana bakundaga umubyeyi wabo cyane ku rwego rukomeye cyane. Igihe usanga abana bo muri iki gihe, abana b'uyu munsi batumvira ababyeyi babo, batita ku babyeyi babo, ndetse n'ababyeyi babasigira inshingano ntibazikore. Ariko aba bana babashije kwita ku mubyeyi wabo, baramurwaza, bamwitaho, bamutekera kugeza akize. Ati tamira n'aka kaji ukanywe, nako karakongerera imbaraga, kabashe kukongerera amaraso. Nuko umubyeyi bakomeza kumwitaho. Akana gakuru kamukora mu mutwe, ati mama uri kumera ute, urumva umeze ute? Ati ni ukuri turagukunda cyane. Abana bakomeza kumugaburira bamwitaho. Abana rero bitaye kuri uyu mubyeyi, abasha kugira ubuzima bwiza, bakomeza kumurwaza, uyu mubyeyi abasha gukira. Iki rero cyari igice cya kabiri cy'iyi nkuru y'uyu mubyeyi wari urwaye ariko akabasha kwitabwaho n'abana be, abana bakamwitaho, maze akongera kugira
ubuzima bwiza, akongera kugarura imbaraga. Rero niyo mpamvu ababyeyi bakwiriye kumenyereza inzira abana babo bakiri batoya, kugira ngo mu gihe ababyeyi bazaba bameze nabi, abana kubera uburere bazaba baratojwe, ababyeyi bazajye bitabwaho n'abana babo. Tubashimiye kuba mwafashe umwanya mugakurikirana ino nkuru. Icyo usabwa gusa wowe, niba uzajya ubona inkuru ukabona yagushimishije cyane, nta kindi uba ukwiriye gukora gusa uretse gukanda subscribe, ubundi ukayisharinga kugira ngo ibashe kugera ku bandi, maze ibashe kubigisha. Ndabashimiye, mwari kumwe na Mbana Nayo Fils, naho ubutaha.